Ndongeye ndabasuhuje nshuti bakunzi ba Aline 250 TV, mbahaye ikaze muri studio. Nukuri Imana y'amahoro ibagirire neza. Ndabasuhuje abari iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali ndetse n'abari Rwota Masimbi, mwese amahoro y'Imana muhoranye. Nkuko nabibabwiye rero ko tuzajya tuganira ibintu byiza byakubaka sosiyete nyarwanda ndetse n'abanyarwanda bose n'abandi bose babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Uyu munsi hari umutumirwa nabazaniye, ni umuntu ufite impano nyinshi zitandukanye, ni umukozi w'Imana ukomeye cyane, ariko arabibwira. Turaganira byinshi birambuye, ariko reka tubanze twiragize Imana kugira ngo Imana ibane natwe, ubundi tumwakire. Mana Data wa twese, turagushimye kandi turakunezerewe, tugushimiye kubw'aka kanya uduhaye. Tweretse iki kiganiro kitari gito, kitari na kirekire, ngiye kugirana n'umwana wawe. Ndakwinginze ngo Mwuka wawe wera abe hagati muri twebwe, kandi buri wese ucyumva kigira aho kimukura naho kimugeza, agire indi nyungu agira kubwo kucyumva. Urakoze Mwami mwiza, ntabari twe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ndabashimiye rero, reka twakire umutumirwa wacu. Tuguhaye ikaze. Mbere ya byose turifuza yuko utangira wibwira abantu bakurikira Aline 250. Murakoze cyane. So nkuko mubizi rero, cyangwa nkuko mubibona, ndashima Imana kubera Imana ikomeje gukora imirimo n'ibitangaza. Icyo gituma rero muri aka kanya se n'abandi hano ni ukubera imbaraga z'Imana, ntabwo ari imbaraga zanjye cyangwa se ubwenge bwanjye. Iyo biza kuba ari byo ntabwo mba ndaha ngaha. So nanjye murakoze rero ko mwanyemereye kuza gukorana namwe ikiganiro. Twiteguye cyangwa se duhari gukora ibishoboka byose kugira ngo ivugabutumwa cyangwa se umurimo w'Imana muri make ubashe kugenda ukwirakwira ahantu henshi hagiye hatandukanye. Sawa, murakoze. Ikindi hari utuntu dutoya ngira ngo nkubaze kugira ngo nyine tuganire neza. Njye nabonye uri umukozi w'Imana, mbona ufite impano nyinshi z'Imana. Ndangije ndavuga reka tuzaganire, ariko mbere yuko tuganira ndagira ngo ubwire abadukurikiye, nimba uri umusore nimba uri umugabo babimenye. Nabonye nta mpeta ufite, ariko abantu b'iyi minsi bihangishije kugenda nta mpeta niyo baba ari abagabo. Rero niyo mpamvu tugira ngo twibwire nyine tubimenye. So nkuko rero mubibona, ntago ndi umugabo ariko ntago ndubaka. Ndi umusore muri mashya. Ndi umusore ushima Imana. Ibyo ngibyo ndakeka ari byo warumbajije. Nibyo nari nkubajije. Ikindi rero njyewe nabonye ujya ukora umurimo w'Imana hani mu bintu byo kuririmba. Mbona uzi kuririmba cyane, mbona uri umucuranzi, kandi mbona ubikora neza ubikunze. None ndagira ngo nkubaze, wenda udusobanurire nimba ari uko ubikunda cyangwa se nimba ari impano y'Imana, tubashe kubimenya. Niki cyatumye wumva mu rusengero habamo imirimo myinshi, ariko se niki cyatumye wumva ugomba kuba umucuranzi ukaba n'umuririmbyi? So murakoze cyane. Ibyo biroroshye cyane ko buriya umuntu ari we wese hari ikintu aba akwiye gukora mu nzu y'Imana muri make. Ni ukuvuga ngo njyewe nabyurutse kera nkunda gucuranga ndetse no kuririmba. Maze kuba mbikunda rero ndavuga nti ibi nibyo byampesha amahoro, n'indi mirimo yose nashobora nayikora. Ariko mpitamo kuvuga ngo njyewe reka njye curanga nanaririmbe, kuko nararirimbaga nkumva nyine hari byinshi biri kugenda bihinduka muri njye kandi bikanahindura abandi. Urumva rero naryo n'ivugabutumwa, nshobora gucuranga rikaba ari ivugabutumwa, nanaririmba rikaba ari ivugabutumwa. Ariko byose ntabwo ari njye byishoboza, ngo burya ni Kristo uduha imbaraga. Yaze ko bari njye mba narabivuyemo, haba nk'urundi rubyiruko rwose ubona. Ariko ni ukuvuga ngo njyewe ndakomeje kubw'imbaraga z'Imana. Imana iguha umugisha mwinshi. Nanone ndi gutekereza, ese tubwiye ko kuva kera wakundaga kuririmba, wakundaga
gucuranga. Ariko se uretse kuba ucuranga mu nzu y'Imana, hari ikindi gihe wenda utarakizwa tuvuge wegeze kuba wabikora, wenda uvuga uti na mbere hose naracurangaga, aho nkirijwe rero ndavuga inti kankomeze ncurange, byaba byaragenze gutyo? Ese watangiye gucuranga aho ukirijwe, mbega wabikoze gute? Oya, ni ukuvuga ngo buriya ntago natangiye gucuranga kuvuga ngo uwo naho nkirijwe, ko namwe mbona kera njye nkijijwe. Impamvu wenda wasanga narasobanukiwe, gusa nakuriye mu rugo rw'abatambyi bari abakristo cyane. Papa ari umukristo, mami ari umukristo. Noneho nkura mbona baba mu nzu y'Imana, nanjye nkajya numva ngize ubushake bwo kuba naba mu nzu y'Imana. None icyo gihe nkura muri Sunday school mvuga ngo reka nanjye nkore nk'ibyo ababyeyi banjye bakora, ndebe ahantu byazangiza cyangwa ndebe umusaruro wabyo cyangwa inyungu zabyo. So kuri iyo mpamvu rero nagiye mbona ibintu byiza bigiye bitandukanye. Noneho maze kuva muri Sunday school natangiye gukunda ibintu byo kuvuga ngo ndacuranga umuziki, ko baracurangaga nkumva nanjye ni ibintu nkunze cyane. Ndavuga ngo rero reka mpitemo gucuranga. Ntago mbere hari ukuntu umuntu avuga ngo wenda ajya gukizwa yahereye nko mu kabari abyina cyangwa acuranga mu kabari. Nonge ntago byegeze bimba. Kuvuga ngo njyewe nakuze mbona nyine mu rugo bari mu nzu y'Imana, nanjye nkuramo gutyo kugeza amagingo aya ngaya. Uko batateshutse inshingano niko nanjye ntaziteshuka. Si uko gucuranga mu kabari ntari kubikora mu bisope n'ahandi, ibyo byose ni ibituzanira inyungu. Ariko njye nakuriye mu nzu y'Imana ariho ncuranga, kandi nkarushaho kubana n'abantu bakuru cyane, ko nakunze kuba mu makorari rimwe abantu bakuru kurenza urubyiruko. Ibyo biro bakajya bamereza impanuro n'iz'ukuntu bagiye bakora, nanjye nkomerezaho ko nguko. Ndumva bishimishije cyane, ariko bitumye ntekereza, urambwiye uti ntago nakuze n'ubundi ndi mu nzu y'Imana, ngura mu rugo ari abakozi b'Imana, ari abakristo. Ni byiza n'umugisha ukomeye, ariko bitumye ntekereza, urareba ubundi abantu benshi, imbaga nyinshi tumenyereye yuko akenshi abantu bavukira mu miryango idakijijwe. Umuntu we agahura n'ubutumwa bwiza, nyuma agakizwa agakorera Imana. None wowe uvuze yuko wavukiye mu muryango ukijijwe, none byatumye nibaza, wowe gukizwa kwawe wumva bifite akahe gaciro? Wenda urugero nk'ubu nk'umuntu uba waravutse mu miryango yabo badasenga, ari we wenyine, bakajya bamunegura, bakamubwira ko yayobye, ntagire umushyigikira, ariko akabinambaho, akabigumamo, yigo akarwana nabyo, akagerageza kubibumvisha, akarwana intambara ikomeye cyane. Yewe uwo muntu nako gakiza nuko gucuranga, iyo abikora uba ubona kabisa abikora neza atitaye kuri ibyo bicantege. None wowe ese ibintu nk'ibyo byo kugira abagupfobya, abagusubiza inyuma, hari ibyo waba warahuye nabyo bitewe n'uko wavukiye mu miryango ikomeye, cyangwa wowe ibintu byose nyine nuko ubikora nyine byoroheje? Oya, buriya ntago navuze ko navukiye mu miryango ikomeye, ahubwo navukiye mu muryango ukijijwe. So ntago mu rugendo twabura abaduca intege ko twaba dukora kose. Ntago wabura ikintu kiguca intege mu rugendo, buriya ntago bishoboka. Ngo na Nehemiya ari kubaka, ngo bagishemo n'abasa n'ibarati baramurwanyije, ariko intwaro yari afite ni ukuvuga ngo yari afite ijambo ry'Imana muri we, akarwana nubaka, kandi birashoboka cyane. Ibyo bintu byaramukundiye, so kugeza ubwo yaje kunesha. Gusa niyo mpamvu namwe mvuga ngo ntago ari imbaraga zacu, ahubwo ni imbaraga z'Imana. None kuba bitumye ngira amatsiko nyine, numva nshatse kukubaza, wari utubwiye ngo wavutse nyine iwanyu bakijijwe, nawe ukuriramo nyine mu muryango ukijijwe, urakura, nuko nyine igihe kigeze ubwo byashoboka ko wagejeje wenda imyaka 12 nk'uko njya mbibona, ukabatizwa, ukajya mu murimo, ibintu nk'ibyo. Ariko ubundi twebwe tumenyereye yuko ubundi abantu kenshi hari igihe ukizwa ugasanga nko mu muryango wose ni wowe ukijijwe, ukarwana intambara, bakakugira ikigoryi, bakagupfobya, bakakubwira ko wayobye, ukarwana nabyo, yewe kugira ngo hato batagusubiza inyuma, ukavuga ati kanjye mu murimo w'Imana, n'Imana ikagushyigikira, cyangwa se n'Imana ikabikubwira, ugakora uwo murimo w'Imana nyine gutyo. Ndetse akenshi dukora umurimo w'Imana
cyane dushyizemo imbaraga nyinshi bitewe n'aho Imana yadukuye bitewe n'iby'Imana yadukoreye ukumva nimba ucuranga ukumva ntiwabivamo numba uririmba wenda watekerezaga ko hari igihe waririmbaga mu bidahesheje Imana n'icyubahiro noneho ukabikora cyane kurushaho none nk'umuntu wavukiye mu muryango ukijijwe ukawukuriramo gutyo wowe kuri wowe agakiza wumva gafite izihe mbaraga ese kuba waracuranze icyo gihe n'ubu ukaba ugicuranga urumva bikumarira iki muri wowe ese niki gituma udacika intege nuko iwanyu nabo bari bakijijwe cyangwa se hari izindi mbaraga wowe ubushingiraho uvuga uti singomba gusubira inyuma naho iwacu bataba bakijijwe? Yes, buriya ni ukuvuga ngo ibyo mbajije birumvikana cyane. Icyambere cyo nubwo nakuze mbona mu rugo basenga bakijijwe ariko njye ntabwo ari bungenderaho kugeza amagingo wenda natangiye mbagenderaho hinjira muri Sunday school mvuga ngo Mary yagiye gusenga nanjye ngomba kujya keshi yanasiba nanjye nkavuga ngo ngomba gusiba ariko ubu ngubu biratandukanye ni ukuvuga ngo icyo gihe cyari icyo ngicyo ariko igihe ubu ngubu ndimo ni ukuvuga ngo njye n'umutima wanjye nzi agaciro ko gusenga cyangwa se ko kuririmba cyangwa ko gucuranga ibyo byose rero nibyo bigenda bintera motivation yo kugomeza gukora cyane kuko hari abantu bavuga ngo wenda mu nzu y'Imana ngo abantu bajyamo nk'urubyiruko n'abasazi bibaho cyane usanga umuntu aravuze ngo nta muntu w'umusore wo kwirurwa mu rusengero ngo guta umwanya gukora amafaranga gusa uburyo umuntu wese niwe umenya inyungu akora mu byo akora njyewe mfite inyungu zanjye mbikuramo si uko mpembwa n'itorero cyangwa nkorera si uko ngira gute ariko umurimo w'Imana buranda ndawukunda cyane ko hari ibintu byinshi nsubirizwamo biri gutuma ntekereza ibintu byinshi urihangana unsubize nyine ndacyashingira cyane kuba watubwiye ngo mama yari umukristo papa yari umukristo urumva babatozaga imico myiza babatoza kubaha Imana babatoza kwirinda icyaha n'ibindi byinshi ubu narindi gutekereza nk'umuntu wakuriye mu gakiza ukaba ugejeje uyu munsi ukikarimo narindi kukureba kuntu uri umusore mwiza nkavuga intubu ngubu ndibaza hari ibyaha urubyiruko rutavukiye wenda mu miryango ikijijwe rwahuye nabyo ariko wenda wowe utarahuye nabyo ubu ndi kukureba nkareba ukuntu utegeze usambana wenda uri imanzi simbizi nimba ari byo uri bubitubwire nkareba ukuntu utegeze urwana utegeze utukana utegeze ukirana ndakureba nkabona kuntu wenda ntiwibye kubera ko wakuze iwanyu bakubwira ngo ni bibi ndagira ngo umbwire ese kuko akenshi iyo umuntu akuriye mu muryango udakijijwe n'abadukurikiranye badufashe hari ibintu ukora kubera yuko n'ababyeyi bawe ntago begeze bakubwira ko ari bibi usanga hari urubyiruko rwinshi runishora mu bintu mu busambanyi mu businzi muki niwabo ntibagire umutima wo guhana umwana bamubwire ngo ibi ni bibi kubera iki ababyeyi wenda ntibabitayeho wenda ntibakijijwe umwanya wenda yakamugiriye inama yibereye mu kabari ibintu nk'ibyo ugasanga abana bagiye bangirika ariko nyine nkawe nk'umuntu wavukiye mu barokore ukabakuriramo dore ukuntu ungana uri umusore ushimishije ejo n'ejo bundi wadutungura uti mfite ubukwe none tubwire ibyaha nk'ibyo wegeze uhura nabyo ese hari ukuntu satani yaba yarakurashe mbega nyine urumva hari ibintu dukeneye abantu bakeneye kumenya uri kumva ni ibintu byinshi cyane ariko muri make tubwire murakoze cyane icyo ni ikibazo cyoroshye kandi kinakomeye nawe uri urubyiruko sibyo urabizi ijambo ry'Imana buriya riravuga ngo ntabwo turageraho satani atarasa imyaka ikirimo ni ukuvuga ngo ahakora si umwambo yitwara gute ibyo byose umbwiye wenda iyo myambi wasanga narayirashwe ariko ngatambuka neza ukatambuka neza biragoye ariko bisobanurire iki kiganiro kirarebwa n'ababyeyi urubyiruko ndetse n'abana bashobora kukireba ariko uratubwiye ngo biragoye ariko
hari igihe muri byo ushobora kuba wararashwe ariko se turagira ngo nyine utubwire nk'umuntu wavukiye mu muryango ukijijwe ese hari ibyaha byinshi urubyiruko rukora ese reka ngende nkubaza kimwe kuri kimwe nk'ubu ku myaka ufite wari wanywa inzoga oya ntabwo ndayinywa ubu ntabwo uzi ukuntu mitsingi habe namba uretse kuyibona kumwe ibira mu kirahure nta nubwo nyibona yibira mu kirahure kuko ntabwo nkunze guteranira ahantu zikoreshwa ubu nta kintu gisembuye kirakugera muri principe mfite ntago nemerewe kugera nta kintu uri gukoresha Imana ishimwe cyane urumva bya bindi nyine byo gukurira mu miryango ikijijwe n'ibyo none ndi kwibaza nimba utaregeze unywa inzoga urareba uri umusore wabaye ingimbi nubwo n'ubu uri kurenga urwo rugero ariko nturaba umuntu w'umugabo none ndi kwibaza ese no gusambana waririnze turi imbere ya kamera nturesha abanyarwanda dore njye ndi imbere y'Imana ngaho ubu ni ukuvuga ngo njyewe wenda si ukuvuga ngo nyine muri Sunday school cyangwa iki mu byo natojwe ni ukuvuga ngo nakuze inzi indangagaciro cyangwa se mbega umuntu uri mu nzu y'Imana bakwiye kumera gute kuko twajyaga kwiga muri Sunday school hari ibintu batubwira ati iki ni icyaha iki ni icyaha iki ni icyaha kandi buriya ni ukuvuga ngo gutandukanya icyaha no gutandukanya ikitari icyaha ndumva ari ibintu byoroshye bivuga ureba abanyarwanda nubeshya gutandukanya icyaha no gutandukanya ikitari icyaha ni ibintu byoroshye impamvu ni ukuvuga ngo njye namwe nanabwira ngo njye nakuriye namwe nkiva muri Sunday school nahise njya muri korali inkuru y'abantu bakuru yarimo abantu b'abasaza n'abapapa nawe yarayirimo yana mama yirimo ni ukuvuga ngo nyamara kuyigeramo ni korali yarimo abanyempano benshi n'abahanuzi urumva rero ayo mabi ntaho nari kuyakorera ibyo ngibyo byose rero byakomeje kunkomeza kubera ko nagomeza guhanurwa nkabwirwa ikibi n'ikiza ni ukuvuga ngo ntabyo negeze nkora abantu benshi y'urubyiruko ntabwo bakitwizera cyane usanga wenda ari n'ahantu bikunze kuba abaye nk'abantu bari bahanura nk'icyaha cy'ubusambanyi for example niba ari nka korali iri mu rubyiruko iki kintu iyo itiza ku rubyiruko ntabwo bumva ko urubyiruko atari rwo rwaba rwakoze icyo kintu ko bakumva ari abantu wapi ntibishoboka ariko biratandukanye kuri njye ibyo byose nagiye mbyumva aho nagiye ntiranira nkabyumva gusa nyine kumva nyine ni ibintu bigenda gutyo gusa ariko njye ntabyo ndakora rwose na kimwe abe no kubitekereza inshuti mwebwe mudukurikiye nagira ngo mbabwire ibintu ari kutubwira nimba namwe mushyize mu nyurabwenge yanyu nimba mwumva ari byo koko ku myaka yiwe ataregeza anywa inzoga nk'ukuntu mumureba atarigeze asambana akaba akiri imanzi ubu byashoboka ko atanibye ntabwo nibye ubwo rero muri komenti mubitubwire nimba mubona yuko ni ukuvuga ngo kwiba hari ukuntu kera nyine wasangaga nko mu rugo babitse agasukari nk'umugati ugasanga nkozeho urumva rero ntabwo navuga ngo ntabwo negeze mbikora ibyo narabikoze gusa iyo ni imirimo yari iya kamere y'umutima wanjye ariko yararangiye kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo burya ngo ibyo kamere irarikiye nawe uzuza ibindi ubizi ibyo kamere irarikira ntabwo umwuka bikunda ntabwo bikunda urumva rero ibyo byose byarangiranye n'icyo gihe kuvuga ngo niba naribye isukari niba naragize gute ibyo ngibyo ni ibyashyira noneho bitumye nibaza akabazo gato cyane ukansubiza nko ku myaka yawe ufite ni nk'ikihe cyaha waba warakoze ukumva umutima urakuriye ukumva nk'umuntu wabaga imbere y'Imana ukavuga ati noneho iyi Mana ndayibwira iki ndayihera he ndabigenza ne ubwoba bukakwica mbega muri make ukavuga ese ubu ndi hano ni nk'ikihe cyaha waba warakoze ukumva ubuze amahoro mu mutima icyaha nakoze buriya cyambujije amahoro sibyo hari ukuntu umubyeyi yasaga nk'agutumye njye umubyeyi yantumye kigenda byibuka ko yarantumye kuvoma ndangije mubwira nabi nyine gusa nyuma naraje kubitekerezaho umutima urandya bikomeye cyane wamubwiye nabi waramututse ntabwo namututse wanze kujyayo byagenze naravuze nyine ubwo ngubwo nifite gahunda yo kuvuga ngo ndajya gukina umupira kuko narabikundaga nubwo atari cyane noneho hanyuma muri za masaha yo kuvuga ngo ngiye gukina
ndamubwira se wajya ubyikorera ubundi yo ntaza kuba mari ya ibintu nk'ibyo ngibyo. Numva rero naje kubitekerezaho nyuma birandya cyane, numva mbuze amahoro, kandi ni ukuvuga ngo njyewe uku nguku nakuze nyine cyari ikibazo nari mfite, gusaba imbabazi sinabishoboraga, byari ibintu byangoraga cyane, kuvuga ngo nze mbwire umuntu ambabare byarangoraga cyane. Nicyo kintu nakoze nkumva umutima unandiye cyane. Okay, Imana imuhe umugisha cyane Elize, n'ukuri ari kutubwira ibintu byiza, ariko nanone dusubiye kuri ya gahunda twari turiho, ntago natandukiriye ku murimo wawe w'ubucuranzi. Nagira ngo ubwire nk'urubyiruko cyangwa se n'abandi bantu bakora umurimo w'Imana. Hari abantu twabonye bakora umurimo w'Imana bagezemo hagati babivamo, wenda nawe uri kundeba hari abuzi, hari abavuye mu murimo w'Imana kuko babavuze, hari abavuyemo kuko ibyo bari bawitezemo batabibonye, hari abawuvuyemo kubw'impamvu zabo bwite, hari abawuvuyemo kubwo kumva barambiwe ibintu byo gutegereza, ibintu ni byinshi. Ariko se wowe uracyacuranga kuko ndumva ubimazemo igihe, ese imbogamizi ni izihe mbogamizi ubona wahura nazo mu murimo wawe ukora, haba mu gucuranga no kuririmba? Ni izihe mbogamizi cyangwa ni ikihe kibazo ubona wagira cyatuma ubivamo? Buriya ni ukuvuga ngo ntarabivuyemo kera nk'uko nabibabwiye, bambwira ngo njye gucuranga ahandi hantu habusanyije n'iby'Imana ishaka cyangwa se no mu nzu y'Imana bikananira. Ubu ndatekereza ko nta kindi kintu cyari cyapfa kunshinege, kuko ibi byaba bihari byanshinege ni byinshi pe, ni byinshi byatuma nkuvamo, ni byinshi. Ariko nyine nkomera kuri rya jambo na za mpanuro nahawe nkiri mutoya kugeza amagingo, kandi ndatekereza nta kintu cyari cyatuma nkuva. Okay, ndacyakubaza ariko wihangane. Nyine watubwiye yuko nyine hari impamvu ituma utajya mu bisope n'iki, ariko se ndi kwibaza nka kwa kundi umuntu agira anive cyangwa se ibyo bita BDC byo